Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru pero ngiye kubagezaho amakuru akurikira cyangwa se umuhanzi w'umunsi. Uyu munsi turagaruka ku muhanzi bita Airtel Wisky. Airtel Wisky uyu ni umukobwa ukunzwe cyane. Turagaruka ku mateka ye. Amateka ye yatangiye gukoresha urubuga nka YouTube ku itariki 21 z'ukwa munani 2019. Airtel Wisky akaba akurikiranwa n'abantu cyangwa se abasubscriber bangana n'ibihumbi 271. Airtel Wisky akaba afite video amaze kugeza ku rubuga nka YouTube zingana n'amashusho video 39. Airtel Wisky akaba amaze kurebwa na miliyoni 20. Abakunzi be n'abafana be ndabasuhuje, nyagasani nabaho umugisha utagabanyije. Dore indirimbo Airtel Wisky zimwe yagiye akora zitandukanye. Haza wowe gusa, hakaza Need You, hakaza You Should Know, hakaza Bad, uwanjye n'injyana yakoranye na Nande na Juno Kizigenza. Yaje kuvugwaho ko bari mu rukundo ariko ni ibya korabo gusa, nuko byarangiye. Ni korabo y'abahanzi kugira ngo bazamurane, kugira ngo bamenyekane bakazamurana bakoranye korabo. Ibyo byararangiye gutyo gusa. Mbonera kubabwira abantu mwese mwageze kuri uyu muyoboro wa YouTube, muramenye nimugende mumeze nka cya kinyoni cyagiye kitavuze bita igishwi. Mukore subscribe, like, comment ibyifuzo n'ibitekerezo. Ukeneye amakuru agezweho, indirimbo zigezweho zose ziri hano. Hakaza indirimbo yasohotse uyu munsi tariki 10 z'ukwa 2024 yitwa Umuhigi ya Ivan Man.